Imana igutabare, Imana igutabare mu buribwe bumaranye iminsi, Imana igutabare mu nzira zawe wabuze yucamo, Imana igutabare inshuti y'Imana. Ndabasuhuje nanone mu izina rya Yesu. Nari ngarutse ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ni Pastor Silver, Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana turi kurikira ku murongo cyangwa kuri YouTube yitwa Isoko y'Ubugingo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ariko mbere yabyo reka tubanze dusenge. Mana, turagushimye, tuguhaye icyubahiro. Uyu mwanya ni wowe Mana iri hejuru, nta nindi zigera ibaho uretse wowe, kandi ibyaremwe byose bivuge kuri umwami, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye ku mwanya mwiza rero duhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe, kubo ugiye kuryumva wese rigira umumaro ku buzima bwe, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira rero ku ijambo dusanga muri Zaburi ya 86. Zaburi ya 86 ni ijambo ritari rinini cyane mu nyandiko, ariko rishobora kugira umumaro munini cyane kuri wowe ugiye kuryumva. Imana iduhana umugisha. Haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Ni Zaburi ya 86 umurongo wa 17. Niho turi gusanga iryo jambo. Subiremo. Haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo ritoya, ni umurongo mutoya mu nyandiko, ariko ushobora guhindura ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Maze iminsi mbwira abantu gukira, maze iminsi tuganira ku ijambo rivuga gukira. Mu gihe cyashize nari ndimo nganira ku ijambo rivuga ngo Yesu yakijije umuntu, cyangwa se yatumye umuntu wari uryamye amaze imyaka 38 yikorera uburiri bwe akagenda. Hano rero tugarutse tuvuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Ubundi ikimenyetso cy'ibyiza kigaragara kubera yuko umuntu yari ari mu kimenyetso cy'ibibi. Hari ikimenyetso maze iminsi ubona mu rugo rwawe, hari ikimenyetso maze iminsi ubona mu bana bawe, hari ikimenyetso maze iminsi ubona mu bikorwa byawe kitari cyiza, ukabona ibintu byose birimo biranga. Iyo no gusenga byagisigaye byaranze rwose, uraryama ukabona impinduka zabaye ari nyinshi kandi mbi. Hanyuma rero ijambo ry'Imana riravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Nshuti y'Imana, wabonye byinshi, maze iminsi ubona ibimenyetso bitari byiza byinshi. Tureke no ku bimenyetso. Hari igihe wenda wowe utazi ko ari ikimenyetso wabonye kikwereka ko ugiye kubona ikintu kibi, ariko uko biri kose hari inzozi warose. Tuve mu nzozi. Ko biri kose hari amagambo wabwiwe mu nzira, tubyihore. Ko biri kose umaze iminsi ubona ibintu urimo guhura nabyo atari ibintu bigushimishije, agari ibintu byatuma wishima, si ibintu byatuma unezererwa, si ibintu byatuma wumva muri wowe utuje. Byo ni ibimenyetso by'ibibi, ntabwo ari ikimenyetso cy'ibyiza. Dawidi aravuga ngo unyereke. Kuki yavuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza? Yari amaze iminsi muri situation itari nziza, yari amaze iminsi mu bintu bitamunogeye, ariko wageze hano havuga ijambo rikomeye, haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Ese nawe ugira umwanzi? Ese nawe ugira abakwanga? Mu kazi kawe ugira abakwanga? Mu rugo rwawe ugira abakwanga? Nimba utababizi burya barahari, ngira ngo muhishurire, ariko urabizi ufite abakwanga mu rugo rwawe, ufite abakwanga mu bana wabyaye, ufite abakwanga muri business zawe zitera imbere, ufite abakwanga mu misengere yawe, ufite ukuntu wumva muri wowe mbese abanzi ntawe wababura. Dawidi iki gihe nawe yari afite abanzi. Bibiliya imbwira ko
umunsi umwe ngo akimara gufata kwimikwa gusukwaho amavuta, ibirimbwira ukuntu ngo yatangiye guhigwa n'umugabo bita Sawuli ngo aramuhiga kandi amuhiga atari yafata n'ubwami, ni amavuta gusa byonyine bituma higwa. ngo yari umwanzi agize. Dawidi harangije aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Imana ishimwe cyane. Nje kukubwira ngo Imana igiye kuguha ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abakwanga bamware. Abakwangaga baramwara. Uyu munsi hari abanzi bagiye kumwara. Uyu munsi hari abarozi bazamwara. Uyu munsi hari abakugambanira bazamwara. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Hari abantu bagucukurira urwobo ariko bagiye kumwara utarugiyemo. Hari abantu bakuvuze nabi. Uyu munsi barimo kubona uriho neza. Uyu munsi hari abantu bakwifuriza inabi ariko bagiye kumwara. Ineza y'Imana ikuriho, kundo rw'Imana rukubeho. Dawidi aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Imana igutabara. Imana nigutabare mu buribwe bumaranye iminsi. Imana igutabare mu nzira zawe wabuze yucamo. Imana igutabare inshuti y'Imana. Tugeze mu bihe abantu bararushe, abantu bararemerewe, abantu ubugome bubaye bwinshi, abantu ntibakifuza kubana n'abandi amahoro, abantu baragambanirana, abantu bararogana, abantu barifuza ko mwene so yapfa akavaho, abantu ubugome, abantu bariyahura, abantu baripa guteza iminsi. Ariko ndagira ngo sobanurire ijambo ry'Imana icyo rishatse kukubwira hano. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza. Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza. Reka Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza mu rugo rwari rugiye gusenya. Wabonaga ibimenyetso by'uko ruzasenyuka, ariko Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza. Wabonaga abantu ntawe ukikugenderera, ntawe ukigusuhuza, nta muntu ukikwitayeho rwose, ariko reka Imana igiye kuguha ikimenyetso cy'ibyiza. Hari impinduka ugiye kubona, hari amateka ugiye kubona ahinduka, kuko Imana iguha ikimenyetso cy'ibyiza. Nasomye ijambo rimwe riri mu gitabo cyitwa Nahumu. Haravuga ngo amakuru yuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro, kuko wari umaze iminsi hari inkuru mbi imanuka iwawe, ibirenge byuzanye inkuru nziza. Ijambo rikomeza rivuga ngo hari ibirenge byuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro iwawe. Uyu munsi nshatse nakubwira ngo hari inkuru mbi umaze iminsi wumva, ariko uyu munsi Yesu akwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Uyu munsi Yesu akuzanira ikimenyetso cy'ibyiza. Umaze iminsi wumva muri we warihebye. Muri iminsi hariho ibintu byinshi bitera abantu. Murimo murumva hirya no hino kwiyahura gutandukanye. Umuntu akiyahura, umuntu akimanika, umuntu akabona abantu barimo baricana, umwe akica mugenzi, umugore akica umugabo, umugabo akica umugore. Kubera iki? Satani ameze nabi. Ni ikimenyetso kibi kirimo kugaragara. Ariko reka mbabwire ngo uyu mwanya Dawidi yaravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abandeba abakireba bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Tugiye gusengana Imana. Wewe wari ufite umubabaro, Imana igiye kukumara. Wewe wari ufite ikimenyetso kibi, Imana igiye kuguha ikimenyetso cy'ibyiza. Inzira zawe zari zifunze, Imana irazifungura, utangira ubona ikimenyetso cy'ibyiza. Amarira yawe Imana yahanagure, nawe utangira urira amarira yo guseka. Hari amarira y'ibyishimo. Hari igihe umuntu ahoberana n'umuntu yari yarabuze, ukabona naturitse ararize, si agahinda kuko hari ikindi kibazo bafitanye, ahubwo agize ibyishimo ko amubonye. Uyu munsi wishimire ubutabazi ubonye, urira amarira y'ibyishimo. Uyu munsi wishimire mwene so mwari mwaratandukanye, mwongere muhuze. Uyu munsi wagutegaga iminsi irangire, hanyuma mwongere muhuze. Uyu munsi akazi kari karahagaze kabyuke. Abana bari barabuze ubwenge babone. Amafaranga wari warabuze aboneke. Imbaraga wari warabuze zo mu buryo bw'umwuka ziboneke. Ubone ikimenyetso cy'ibyiza. Wongere wiyumvemo imbaraga, wumvemo ihumure, wumvemo ituze mu izina rya Yesu. Muri ibyo yaravuze ngo njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu, umwakire nawe. Nicyo musabira uyu mwanya, Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Reka dusengane. Wewe ufite umutima wihebye kugira ngo Imana yongere igusubizemo ibyiringiro. Tugiye gusengana Imana. Imana turagushimiye, uri Imana y'amahoro. Umuntu wese nkuko ijambo ryawe ribivuze, umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Reka umuntu warubabaye, umuntu warurira arira amarira y'ibibazo, umuntu warushavuye kubera impamvu uwo bari barataye, uwari ufite intambara zikomeye, uwari ufite kwiheba, wari warabuze imbaraga z'uburyo bw'umwuka,
umwuka, umwereke ikimenyetso cy'ibyiza, wongere uhindura amateka y'ubuzima bwe, kandi Imana amashimwe agaragara ari menshi ku buzima bwe, izina ryawe rikomeze ryamamare, habwa icyubahiro muri byose, ineza yawe n'urukundo rwawe bikomeze bibane na buri wese mu izina rya Yesu, amen.